bakunzi ba Sikiti TV, uyu mugoroba mwiriweho, twongeye kubasuhuza kandi tubashimira. Ni ukuri ntituzabura guhora tubashimira, tubabwira ngo mwakoze, mwarakoze kandi muzakomeze mukore. Iyi Sikiti TV ni channel abantu bamaze kumenyera, inyuraho ibiganiro bitandukanye bivuga inkuru zabaye, amakuru, ndetse hatabuzeho na filime nyarwanda izakunzwe kera n'izindi zigiye kuza nshyashya. Mukomeze mudukorere share, like, subscribe ndetse n'amakomenti turayakeneye kugira ngo turusheho kumenya uburyo twarushaho kunoza imikorere yacu ibanogeye mwese. Turabashimira rero mu majyepfo, mu majyaruguru y'igihugu, iburasirazuba n'iburengerazuba, mu gihugu hagati ndetse namwe aba diaspora. Wow. Turacyari kwa Sikiti. Twasanze umukobwa mwiza, niba ari umukobwa niba ari umugore simbizi, ugaraza kutwibwira. Ubushize twabagejejeho ibijyanye n'imirimo imwe muyihabera. Aha hantu turi yewe, mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Muri amahoro? Turamahoro ndashima. Ndabona useka neza. Rwose Imana ishimwe. Urasa n'umuntu ushima Imana cyane. Aha turi ni mu kazi kwa Sikiti cyangwa ni mu rugo? Yego ntago mwibeshye. Ni ku kazi kwa Sikiti kuraturiye. Urebeye inyuma wabona inzu nini ni ngari, ni kuri atelier. Yego. Aha se habera ibikorwa bwoko ki? Atelier. Twebwe iyo twumva atelier menyereye ko atelier mbavuga ngo ni ubudozi. Yego. Urabivuga nawe ni ubudozi cyangwa havanzemo ibindi bintu byinshi? Oya, nkora graphic design. Ukora? Nandika graphic design. Bivuga iki? Nandika ku myenda. Kwandika ku myenda? Yego. Cyo nacyo ni ikindi. Uyu munsi narababwiye ko nzabazanira n'akatazaza nzakazana, ariko apana kabi. Nyabuneka ntabwo ngenzwa no kuzana ibibi. Uragira uti jewe nkora Graphic design. bivuga kugira gute? Kwandika ku myenda. Bivuga ngo umuntu babantu tuya duhura nabo bafite imyenda ishushanyijeho yanditseho Amalogo, amadesign runaka. So biba bitandukanye biterwa n'ibyo umukiriya yifuza. Terwa n'ibyo umukiriya wifuza. None se kwandika ku myenda bihuriye he no muri atelier kwa Sikiti? Sikiti afite atelier. Atelier ye bijyanye n'ubudozi, amanifomo y'abanyeshuri. Amanifomo y'abanyeshuri bisaba yuko buri kigo ajyaniyeho kiba kiriho ikirango cy'ikigo cyabo. Ikimwe bita insigne mu rurimi rw'igifaransa. Njye namenyereye kuvuga insigne, bindi ntabwo mbizi. Ibintu by'ibirango birangora kubivuga gutyo uko bivuze. Hanyuma ubwo bivuze ngo ni wowe ukora Amalogo, amayesinye. Ubu bishatse kuvuga ngo ni wowe hano muri atelier yo kwa Sikiti. Tubwire imirimo ibera hano muri atelier yo kwa Sikiti ni iyihe ugeretsemo n'uwo wawe? Ni myinshi. Harimo kudoda, hari abadoda, hari abasirifira, nanjye utera amasinye, twese turafatikanye. Hanyuma umwenda ugasohoka wuzuye. ari made in Sikiti. None se ngaho ibintu rero biratangaje. Nigeze kukubona nkirimo kwinjira mbona ucaracara na hariya mbona usohoka ibyo bintu, ndavuga ni umuntu reka mwegere ansobanurira ibintu akora n'ibiki agiye kubikora gute. Wabasha kutwereka ukuntu bigenze? Giye bintera amatsiko. Abantu b'abanyamwuga sinjya mbamenyera burya ndabubaha. Wabasha kutwereka ukuntu ujye ubigenza? Nabibereka. Wifashisha iki n'iki? Nifashisha tami, hariyo bita tami. Iyi ngiyi skin bayita tami. Wanje kuvuga ngo iki? Tami. Sinzi ikintu bivuze ngo skin. Biragaruka kuri Sikiti. Ngo ni skin tami. Yemwe muzayingishe kuvuga izindi ndimi ntabwo byoroshye. Ikindi ni iki? Ikindi ni irangi. Irangi rikoreshwa ku myenda. Irangi. Ukiri aho ngaho se amarangi akoreshwa ku myenda ni amarangi bwoko ki? Ese amarangi yose ashobora gukora ku mwenda? Oya. Kwara amarangi asiga inzu, urabona injanye irasize. Oya ntabwo ariko bimeze. Hari ayasiga inzu, hari n'ayasiga ku myenda. Ku myenda. Yego. Amarangi asiga ku myenda atandukaniye n'amarangi asiga ku nzu. Ay'inzu ntabwo wayashyiraho ngo ajye.
ariko aho imyenda iyo yashyizeho yo ajyamo. ubu bivuze ngo uyu mugoroba ngiye nk'ahantu ese muyagurira muyakura ava mu Bushinwa. mu Bushinwa. Ubu birasaba kujya mu Bushinwa kugira ngo mbone irangi? Oya, inaha mu Rwanda aba hari, ariko ushaka byinshi no gutumiza cyangwa kuyacuruza tuyakora mu Bushinwa, ariko mu mujyi hari aho baba bayacuruza tuyagurira. Bivuga ngo ngiye mu mujyi nshaka gusiga kwandika ntago ni kwandika, nshaka kwandika ku mwenda nagenda nkabaza ngo ndashaka amarangi yo kwandika ku mwenda atari ayo gusiga. Atari ayo gusiga inzu, nayo kwandika ku myenda. Hanyuma ikindi ni iki mukenera? Ikindi dukenera hari ako bita karakirete. Aka? Lakirete yandika. Karabaye ntitugiye gukoropa mu nzu? No. Lakirete niyo kwandika. Yewe ntabwo ndatunguwe ko ntabwo nari nzi ko abo lakirete yandika idakoropa. Ibintu biri aha ngaha byose nibishya kuri njye. Ni lakirete. Yego. Nyereka ndebe nta kibazo. Numva ngize amatsiko. Ibimezo. Narigenje. Ntabwo ariyo kwandika, ntabwo ariyo gukoropa. Niyo kwandika ku myenda. Ariko mbaye hafi ikintu si ikintu wafaburitse mwana, yambwiza ukuri ntunjijishe ntunanshuke. Nuko ari biza ari made bibisa bityo. Hoya ntabwo biza muri aka gacupa. Aka gacupa nako nifashishije. Niyo lakirete zimeze ityo? Hoya. Iyi lakirete nayo bivuga rero ngo uri umuhanga ku giti cyawe. Ni byawe. Unsetseze. Ni byawe ntiste. Iyi ngiyi niyo dukoresha mu marangi yo kwandika. Erega biri kunshanga ndi kuvanga no gusiga, numva mbivuga byo gusiga ni wikange ko simbimenyereye bene ibi. Hanyuma ubwo bigenza ute? Fati irangi ryanjye mba natunganyije nkarishyira kuri aka karakirete kanje. Tukira aho ngaho ku marangi ndabona harimo irangi ry'umukara. Ni umukara cyangwa ndimo ndareba nabi? Ni umukara. Amaso y'abakecuru. Ni umukara. Uyu ni umukara. Bivuga ngo wandikisha umukara gusa? Oya ntabwo ari umukara gusa. Nari ndiho nkubaza ko mbona iryo rangi mbona uko risa ni umukara cyane amaso y'abakecuru ndimo ndareba nabi. Ni umukara. None se mwandikisha umukara gusa cyangwa ushobora no gushyiramo irindi bara? Nshobora no gushyiramo irindi bara bitewe na logo y'ikigo ngiye kwandikaho uko imeze. Ibintu bari kubinyereka bizatuma ngaruka ko ndi kubona ufite irangi rimwe aho ngaho, cyangwa aho muri icyo kintu kindi ndeba ni igiki? Ikintu kindi ureba aka bakita agatabo nifashisha nandika ku myenda. Narababwiye. Agatabo wifashisha wandika ku myenda. Ngaho ugira agatabo ndebe. Mo imbere nta kintu kirimo se? Nta kintu kirimo. Uramburaho ishati kugira ngo yigire hejuru. Uri igitangaza rwose. Mbona umufuka w'ishati. Ariko hari akantu ntakubajije. Uri umukobwa uri umumama? Ndi umumama. Uri umumama. Mbara gushuduka natebuye ku nkuze avuga ngo wa mukobwa we uratanga. Wa mubyeyi we uratangaje. Komeza twiyerekere. Mbere kukuntu andika ku myenda bikajyaho, bera ko ku ishati nta kintu kiriho. Wandebera? Hanyuma urimo urandebera n'ibindi? Ariko hari ikintu mishe. Nta kintu muhishe. Karabaye. Ni ubufindo. Ko mbona ukoze ubufindo? Ntabwo ari ubufindo. Oya uretse kumbeshya. Hari ahantu ntasobanukiwe neza. Ko mbonye ukozaho gusa ugakoza ku ishati bigahita byandika, icyo kintu ukojejeho cyavuye kiri. Erega nyereka ndebe. Bakita tami. Iyo tami iri nk'iki? Irimo esinya zibiri. Niyo aho ntabwo ari wahansobanurira. Bivuze ngo usanzwe ufite insinye z'ibigo muri ako kantu kawe uriho wita ngo ni tami. Kugira ngo zigeremo byagenze gute? Bica muri mashini bikabona kujya kuri tami. Mashini bwoko ki? Computer. Ntabwo ari wahansobanurira. Ubwo ushatse kumbwira yuko ubanza ukicara kuri computer ugakora ibyo bintu ukandika ukabisobanurira ariko? Ndabanza nkategura logo muri mashini nkayiprintinga nkabona kuyishyira kuri tami. Kuri tami. Hanyuma warangiza ukabona ubwo deja wanditse byarangiye. Bitwara umwanya ungana kugira ngo byume? Ko ndabona bisa naho bitose. Minota 2. Hanyuma ndashaka kukubaza rero.
iyo rogo irimo amabara atandukanye kuko mbonye ugira utya mbona bisohotse byarangiye, iyo harimo amabara atandukanye bigenda bite? iyo harimo amabara atandukanye nk'ubu ngubu aha ni umukara, n'iki gitabo kikaba wenda ari nk'umutuku, yego ndabanza nkandikamo aha handi h'umukara, byakuma nkabona gushyiramo ibara rindi rya kabiri ry'umutuku. Nzagaruka hano no gutunguye, nzaguteguza ubinyereke kuko ntabwo nshizwe. Ubu se ngaho rero ushyira hasi unyibwirire, ubu tugiye kuganira noneho ikiganiro cyajya cyatangira, turarimbanyije. Wowe nk'umumama wahuye na sikiti wageze aho uhamaze igihe kingana iki? Sikiti kugira ngo tumenyane n'ubundi twahujwe n'akazi. Nakoreraga mu mujyi 2019, duhuzwa n'akazi. Yari afite bosi wanjye niwe bakoranaga, bosi wanjye aza kunzana hano. uvuga ngo umara igihe kingana iki na sikiti? Sikiti tumaranye imyaka 4. uri narazanditse uri narazanditse, ndavuga ensinye. Hanyuma mu kazi kawe ka buri munsi rero nk'umuntu ufite urugo, kuko nkurikije uko wambwiye birumvikana ko ufite urugo, ibi bintu bihuza ute no kwita ku rugo rwawe? Kwita ku rugo rwanjye ni ukuvuga ngo nk'uko buri wese agira amasaha y'akazi, agira amasaha y'akazi akagira n'amasaha yo kwita ku rugo. mva mu rugo saa moya z'igitondo, mwaza mu kazi. Tukiri aho ngaho ndagira ngo nkubaze, ibi bintu ni gute wabitangiye gute? Kuko urabona imyuga ni myinshi, sibyo? Mu myuga yose hano harimo abadozi nk'uko wambwiye, harimo sinzi abakora ibintu bitandukanye. Kuki wowe wahisemo gukora uyu mwuga wo gukora kwandika imyenda? Kwandika ku myenda hari aho nabibonye. Nagiye mu mujyi gutembera. Yego. Wari ukiri umukobwa cyangwa wari umaze? Nari nkiri umukobwa, hari umushuti wanjye wabikoragamo. Ndabibona ndabikunda, musaba ko nanjye yanyigisha. Arabyemera, aranyigisha niko kubibona. Uvuga ngo naho wabyigiye? Ubu ni ukuvuga ngo ikintu cyose cyitwa kwandikwaho ukoresheje amarangi wagikora? Yego. Ndashaka kukubaza rero, uretse aho ngaho nta handi hantu wabyize? Oya, nta handi hantu nabyize. Uyu murimo se ukumariye mu myaka umaze? Ibyo ari byo byose umbwiye ko ari imyaka myinshi, kuba utarawuretse byanze bikunze nuko ufite ikintu wakumariye. Bimeze bite? Uyu mwuga rero ni umwuga ubamo ibanga, habamo amafaranga pe. Ntabwo yatuma ujya gusabiriza ku muhanda, ntabwo yatuma uvuga uti kumwe umugore avuga ati mugabo we nabuze umunyu. Ntabwo wasaba umugabo umunyu uzuye umunyu, ntabwo bishoboka. Noneho ndashaka kubaza, ese ubu ngubu ntabwo nyuzwa ariko ntabwo ndanyurwa. Umunyu, isabune, ibyo ni ibintu bisanzwe, buri wese niyo ahura n'umuntu uvuga utumva nta sabune mfite yayikugurira. Ariko pa nagusaba umugabo. Ibi bintu abantu babikora bahembwa ku kwezi cyangwa bahembwa ku biraka? Wenda ndavuga muri rusange, wenda singarutse kuri wowe kuko umazemo imyaka myinshi, hari experience ufite. Abantu babikora bahembwa mu kwezi, bahembwa uko bakoze, bigenda bite? Uhembwa uko wakoze. Hanyuma rero washishikariza bagenzi bawe cyangwa se urubyiruko rw'abana b'abakobwa bari hanze, ibintu mbese bijyamo abagabo n'abagore cyangwa ni igitsina kimwe gusa? Oya, abagabo n'abagore, buri muntu wese yabikora. Buri muntu wese yabikora, upfa gutinyuka ugashyira amaboko hasi ugakora. Ni ubushake muri make, upfa kuba ufite ubushake bwo kubyiga. Imbogamizi waba warahuye nazo muri iyi myaka yose muri aka kazi ukora ni izi? Imbogamizi? Inyungu zo wakomeje uzihisha, ushobora kuba ari ibanga ryawe ntabwo mbizi. Imbogamizi waba wahuye nazo mu buzima bwa buri munsi ukora uyu mwuga ni izi?
imbogamizi naba narahuye nazo nkimara gushakaho gatoya nigeze gutwita indingwa nabi indingwa nabi mva mu akazi karananira kugakora karananira bitewe n'ibyo ibi bintu dukora biba bijyanye na essence bijyanye n'amatineri umuntu aba yirirwamo. Essence na tineri bihuriye hehe n'ibintu byo gusiga ko ntabwo nigeze mbona? Essence na tineri hari igihe uba ufite igitami ariko igitami iyi robo ukaba utagishaka kuyikoresha urasiba. Kugira ngo bisibe bisaba tineri kugira ngo urabisiba ugashyiraho iyindi rogo wifuza. Bivuga ngo iki ni igikoresho ushobora gukoresha igihe kinini. Hanyuma essence yo ibije mu iterere. Essence tuba tuyikoresha mu makashi. Mudufashe n'udutwike. Ubwo bivuga ngo na kashe nayo uzi kuyikora? Nazo ndazikora. Umuntu ntabwo woroshye habe namba rwose. Ariko reka mubaze tugitangira kino kiganiro wigeze kumbwira uti ndashima Imana. Yego. Ntabwo njye nibagiye ibintu nawe twahereye bivuga ngo uri umukristo. Yego ndumva. Cyangwa uri umuyisilamu? Oya. Uri umukristo usengera? Sijya mu wa Gatolika. Mu Gatolika. Nk'umubyeyi rero ugira aba social media? Oya. Nzikurikirana. Urambeshye. Ukuri. Ntabwo bishoboka. Ntabwo nzikurikirana. Ntabwo ujya wumva se abavuga wenda hano hanze ntabyo wumva? Wenda twumvise amakuru ameze atya ntayo ndavuga kuva muri rusange. Ntabwo njya mbikurikirana. Reka nkubaze nk'umukristo usengera muri dini ya Kiliziya Gatolika, iyo wumva hano hanze abantu b'abapasiteri bavuga ko bakijijwe cyangwa se basengera mu idini ritandukanye n'iryawe, ubundi ubafata uti? Kumva umuntu usengera mu idini ritandukanye n'iryawe, reka duhera aho ngaho, ubifata uti? Buriya waba nigeze kumva avuga ngo Katolike ni maison mère cyangwa se ngo basenga ibishushanyo ibintu bitandukanye. Nyine abantu badasengera mu idini ya Kiliziya Gatolika nk'uko uyisengeramo, ubu bafata gute? Ubwo sindagera muri rusange ukuntu bafata. Abenshi na benshi tuba dusenga Imana imwe, nubwo amadini n'aba atandukanye ariko aba ari Imana imwe dusenga. Niko bifata. Hanyuma se abitwa abakozi b'Imana bo ubyumva iryo jambo ubwaryo muri rusange, izina umukozi w'Imana? Kuko nagiye numva abantu babivuga mu buryo butandukanye, wowe ubyumva uti kwitwa umukozi w'Imana hano mu isi? Abakozi b'Imana rero sinzi ibintu byarahindutse. Njyamba mbona isi nimba navuga ngo ni iyanyuma. Hari abantu bitwa ngo ni abakozi b'Imana ariko ukareba ibikorwa bakora ukabona birahabanye. Kubona umupasiteri atinyuka akajya gutera inda kwa runaka asize umugore we, akajya gusambanya abana b'abakobwa yitwaje iryo zina. Ejo bundi hagaragaye n'umupadiri uherereye mu idini usengeramo. Biravugwa isi nabihagazeho kandi biri mu n'ubusaba ko bishaka kuba biri mu nkiko, yenda ntibirarangira ngo bisobanuke, ariko izo nkuru nazo zijya zibaho, ntawe nshinja. Yego zibaho cyane, ariko nk'abo ngabo kuvuga ngo ni abakozi b'Imana ni kenshi na kenshi benshi ni ku izina. Muri iyi minsi hamaze igihe hari gucaracara inkuru, n'ubwo wambwiye uti simba ku mbuga nkoranyambaga, ariko hamaze igihe hari gucaracara inkuru ivugwamo umugabo witwa Pastor Claude. Waba umuzi? Yego, Pastor Claude ndamuzi. Uramuzi? Ndamubona. Umuntu uramuzi? Ndamuzi. Umuzi biki? Pastor Claude njyambona atanga ibiganiro. Birangiye ngufashe rero. Birangiye ngufashe. Wari wambwiye yuko utajya ureba imbuga nkoranyambaga, ariko birangiye unyemereye ko gusa ntabwo mbikurikirana cyane, ariko ndamuzi. Niba uzi Pastor Claude, waba uzi Pastor Mutesi? Pastor Mutesi we ntabwo muzi. Ese uyu mugabo bakunda kuvuga muri Karabaye witwa Pastor Claude wo muvuga wiki? Pastor Claude numva bikikikana.
bicicikana gute nyine? mba numva bicicikana mana sinzi ikintu namuvuga. Uramukunda cyane? Oya mbese kumureba nko kumugaho nkareba nk'ibiganiro yatanze so biri hagati no hagati. Biri hagati no hagati. Bivuga ngo uri umufana cyangwa nturi umufana? Yego. Biri hagati no hagati. Biterwa n'ibyatanze. Aha, biravugwa rero mu minsi yashize ngo ndagira ngo nyine ugire akantu yibwiraho ko ubyumva, kuko biravugwa ko Pastor Claude ashobora kuba yarafuhiye uwitwa Pastor Mutesi, ndetse bigakurura imvururu nyinshi cyane igihe kirekire. Uyu munsi bigeze aho uwitwa Bishop Gerard yifuzaga ngo bivugwa nanone ko ashobora kuba ari mu rukundo na Pastor Mutesi, ariko uwitwa Pastor Claude akabigiraho ikibazo bigatera jugujugu mu bakozi b'Imana. Ubuhanuzi bavuga ko ari ibinyoma, amagambo nk'ayo yose aremereye, wowe bivuga ubyumva. Hari umuntu araguhanurira? Byarasohoye? Byarasohoye. Wemera ubuhanuzi? Njyewe ubuhanuzi ndabwemera. Biratangaje kubona umuntu usengera muri kiliziya gatatu uri uwa mbere. Njyewe ubuhanuzi ndabwemera pe. Aha. Ndabwemera, ariko nanone biterwa n'ubikubwiye, naho hari uguhanurira bya nyabyo ari mu mwuka atumwe n'Imana, sibyo? Hari n'uguhanurira hari icyo agushakaho, hari inyungu runaka gushakaho. Ntabwo ubuhanuzi bwose, ariko ubwo njyewe bamanuriye byarasohoye. Nkiri kuri iki kibazo nari ngiye kukubwira, nawe nkubwira wenda izo nkuru uko zagenze sinzi niba warazumvise, ariko ejo hari umuntu twumvaga avuga ati yewe Pastor Claude nareka aba bantu bibanire ave mu rukundo rwabo. Wowe uravuga iki? Njye sinzi ikibazo bifite. Inde? Pastor Claude Ntabwo uzi ikibazo bafite? Abifiteho yareka abantu bakibanira. Aha, Pastor Claude urabumva, reka urukundo rw'abantu, abantu bibanire, Nareka bibanire pe. ngo ntacyo bigutwaye. Hanyuma tukiri ku bahanuzi, abantu bahanura bagafata ubuhanuzi bwabo bakabujyana ku mbuga nkoranyambaga batumwe ku muntu, ubivuga ko wari umaze kumbwira ko ubuhemera ku ruhande rumwe, byo ubivuga Ntabwo biba ari ibintu byiza gufata ubuhanuzi nk'ubu. Imana ishobora kukwereka ngo njye defata nagiye kwica n'imihana, nkihana ko ikintu bakireka, ariko icyo gihe abagutaranze ku isi yose harimo ingaruka ki? Ingaruka ni nyinshi. Buri wese wenda nimba baramanuriye ko nicanye nihane, buri wese azamufata ngo narishe. Kumva yuko bigira ku ngaruka y'uwo bahanuriye byanga byakora. N'igihe bamanurira ko ari ibintu byiza, ariko abantu benshi ntabwo baba bashaka ibyiza runaka ashaka kugeraho. Uyu munsi hari ikibazo giteye gitya, hari ibisa n'urubanza rugiye rutandukanye ku bakozi b'Imana. Ubushize harimo Pastor Yongwe niba Bishop, uyu munsi harimo urwo witwa Bishop Harerimana Jean Bosco. Ibi byose bijyanye n'ikintu cy'amaturo. Ikintu cy'amaturo mu bakozi b'Imana, mu nsengero, mu bahanuzi, ugifata ute? Amaturo rero acumuza abantu benshi. Nawe urimo? Nanjye ndimo. Agucumuza ate? Amaturo kenshi na kenshi hari ugutanga icya cumi kiba kivuye ku mutima wawe. Amaturo abapasiteri benshi barayiriye, ariko n'iwanyu baratanga? ko barayatanga. Namwe numvise batanga menshi, hari n'abo numvise ngo bajya gusezerana bakabanza bakakwibutsa ibyo utishyuye byose. Ibyo nabyo numvise bitoroshye. Amaturo ikintu nabivugaho, gutura ubundi ni ku mutima w'umuntu. Gutura ni nko kuvuga ati ndatanze, nanze ikintu kimvuye ku mutima, ariko utavuga ati bizafasha abandi. Oya, tura nyine ni ukurangiza icyo wiyemeje. Ubundi ni nko gutanga, ariko utekereje icyo amara
n'icyo azamara byatuma ucumura. harimo bifite rero Yego. abantu basaba amaturo, abantu bivugwa ko bafite ukuntu bishyuza iyo bahanuriye abantu bivugwa ko bakora ubushukanyi bwo gushuka abakristo bakaba babarya amafaranga runaka bitewe n'ibyo babahanuriye cyangwa bayeretswe kuri bo. Ibi bintu ubivugaho iki? Ibyo bintu ikintu nabivugaho, ese ujya ubibona? njya mbibona. nawe wemeza ko bibaho? ukabifata nk'aho Bibaho. nawe Bibaho cyane. wowe ubifata nk'iki? Njyewe ukuntu mbifata, undi muntu yanga gucumura, yanga gutekereza ku bintu nk'ibyo. Amafaranga batura, icyo bayakoresha, icyo bayamara, gusa iyo agiye mu rusengero, abakristo baba bazi yuko azakoreshwa mu rusengero, mu bakozi b'Imana, mu bakristo. Abakristo baba bafite ibibazo bitandukanye, abarwayi se bakabafasha bakabasura. Ariko iyo numvishije ngo pasiteri wenda yajyanye mu mishinga ye runaka, ati iby'abakristo n'ibindeba, ndapfa ko yangeze mu gito. Ibyo navuga yuko Imana ari yo izabihembera mu bakora gutya. umwami bakorera azabahe. Umwami bakorera azabahembera. Dusoza iki kiganiro tugiranye nawe turagushimiye, ariko reka nkwibariza akantu. Si umunyarwanda, umunyarwandakazi, nakubaza akabazo k'amatsiko. Nta kibazo. umuyobozi w'intara Gatumba, Umuyobozi w'Imana duturanye. turi muri iyo ntara. Umujyi wa Kigali. umuyobozi w'intara Gatumba witwa nde? Ntabwo muzi. umuyobozi w'umudugudu utuyemo waba umuzi? Tugiye kubyemera Kimisagara. uramuzi? uramuzi. ubu nkubajije niba warimbwira batugira ibanga, ariko warimbwira. Ego, nakubwira. Ibi bintu umuntu ashobora kubibaza abantu benshi bikabagora kubisubiza, ndabizi ko biba bitoroshye, ariko reka tugushimire cyane karakaciyemo. Turagushimiye cyane kuri iki kiganiro cyiza uduhaye tugiranye nawe, kandi tukubaza ngo ese hagize umuntu wifuza ko wamwigisha gukora uyu mwuga wamufasha? Yego, namufasha, nabimwigisha. bivuga ngo witeguye gutanga ubumenyi bwose uzi, hanyuma se waba witegura no kwiga kurushaho kugira ngo umenye kurushaho? Ese hari ibintu ushaka kumenya wowe kurushaho ku byo uzi? Yego, wifuza kumenya iki? hari byinshi mba nanjye ntaramenya nshaka kwiga kurushaho. Gutegura logo zitandukanye, hazaho amakampani runaka, no gukoresha iyo ubudodo. Ngira ngo rero abo bireba murabyumva, abantu baba mu rwego rwo gukora imirimo ijyanye n'ubukorikori ngo baracyakeneye amahugurwa, kandi nibyo ko umuntu agomba kwiga buri munsi. Turagushimiye Devote, Imana iguhe umugisha, wakoze kubana natwe muri kino kiganiro, ariko nagenda mugutegurire ntubwiye yuko nzagaruka, kuko hari ibintu byinshi buriya, hari ukuntu wansondetse nk'ibi bintu wagiye umbwira ariko sinabibonye bikorwa. Hari ibyo wambwiye ngo byo gusiba, ibyo wambwiye byo gutegura logo, hari ibyo wambwiye kandi nta gacyo wambwira. Numva hari utuntu wambwiye kandi tundaza kwicara utekerezaho neza, ndagira ngo nkumenyeshe ko nzagaruka. Ningaruka uzanyakira? Yego, nzakwakira. Yego. Abakwifuza kukuvugisha bagukura kuri iyi nimero? Bankura kuri 078 37 46 552. Abari bakurikiranye rero iyi chano cyangwa uru rubuga nkoranyambaga rwitwa Sikitu TV, turabashimiye. Twari turi muri atelier yo kwa Sikitu n'ubundi ahakorerwa imirimo ijyanye n'ubukorikori butandukanye n'imyuga y'ubukorikori butandukanye. Aho harimo kudoda, harimo atelier idoda imyenda, harimo kwandika ku myenda nk'uko tumaze kubireba, hakaba harimo ibijyanye no gukora inkweto, yemwe
murarimbe rwose, ntimuzitwaze ngo mwabuze aho mwambarira n'ababakorera ibyo mwambara. Uhereye ku mwenda ukamanuka ukagera ku rukweto rwo hasi, kwa Sikitu TV bari tayari, kwa Sikitu Atelier bari tayari. Abafite ibigo by'amashuri, abakeneye kwambara amayinifomu atandukanye, aba nabo barabikora. Kwa Sikitu Atelier de Couture Kagugu, yego niko bambwiye. Ibi bintu rwose bari tayari kubikora. Wakwambara umwenda usanzwe, wakwambika abanyeshuri bawe uri ikigo, washaka umwenda wowe umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi, washaka kudodesha ibyo ushaka, washaka kwandika ku myenda yawe, aba bantu bari tayari. Washaka urukweto, iyi atelier iri tayari. Turagushimiye cyane, turabashimiye kandi namwe murushaho kudutera inkunga mudushyigikira, mudukorera share, like na comment ndetse na subscribe. Turabashimiye, mugire umugoroba mwiza. Yari Sikitu TV, murakoze.